abagabo baza gusaba imbunda muri leta gusaba abasirikare leta iravuga ngo ya nimuzana abana banyu nibo ibo ntibazahunga kuko ntibazohungira ababyeyi babo n'abasoda bandi bi leta mayi nirasa bazahunga wenda nibahunga mayimare abantu ariko abana banyu ntibazahungirira ababyeyi naho byatutse rero noneho leta iduha imbunda tukagenda tukarwanya na mayi irwanyaga na leta twe turi mu ruhande rwa leta noneho akaba tujyana ingabo za leta akaba tugenda twenyine twarakoranaga noneho nyuma rero muri mirongo dusenyaga hewa bora nibwo kabira ahise ajya Tanzania ajya Tanzania hunze twakoranye nawe muri Mulele nyuma twe tugiye muri leta turamurwa byari byahindutse leta yamaze gufata aho twari dutuye noneho twebwe twiyunga kuri leta noneho nibwo kabira hunze akaba hewa bora ni mu mibunda hariya muri Forêt Equatoriale niho hewa bora niho bayiseko hewa bora ni Giswahili akayaga keza nuko noneho muri 68 leta sasa iravuga ngo aba bantu bakoze ibikorwa bingana gutya n'abasirikare tutokwitesha kubera gutwari bwacu baravuga ngo twafashe ibigogobogo abacu bazamutse Buvira muri kiriya kibuvira bayobowe na Gakingiye Norbert nabo barakubitana noneho leta yavuze abantu bafite utwari mu mwana gutya sinabareka niko kuduhamagaza turagenda tujya mu gisirikare cya leta byatutse naho mwari mubashije twabanje kuba Mulele turwanira igihugu nyuma nanone leta igize imbaraga kuko gatwari muri leta ya Mulele isinzwe nano twiyunga muri leta ya Mubuto noneho tugomba gukora turi abagiriye nyuma rero kubera ubutwari bwacu leta idushyira mu gisirikare cya Kongo reka tuguhe umwanya utwibwire amazina yitwa Rumbyanza Birinda amazina yanjye rero nkabambara kujemo mwebwe abanyamakuru kandi bashimira kubwitange bwanyu mwagize kugira ngo muze tuganire ukaba nsuhuza n'abandi bose bakurikiye ikiganiro n'abazagikurikira indi minsi bose ndabasuhuje kandi nifuriza umugisha w'Imana murakoze. Ufite imyaka ingahe wavukiye he? Mfite imyaka 75 navukiye mu Minembwe ku Runundo muri Kongo muri Sud Kivu zone ya Fizi. Amashuri wagize amahirwe kujya mu ishuri? Nize amashuri abanza 6 niga n'imyaka 3 ya teoloji. Bivuze ngo ni umupasiteri? Ni pasiteri. Twifuje ko kuganiriza uyu munsi uduhe ubuhamya cyangwa se uduhe amakuru ni gute wisanze mu gisirikare cya Kongo hari mu he mwaka? Nagiye mu gisirikare cya Kongo muri 68. Okay. Nyuma yaho wamaze n'iki kingana gute mu gisirikare?
ni ryari waje kuva mu gisirikare? mu gisirikare nari kukivamo muri 82 ariko byatewe nuko nararashwe ku rugamba noneho nyuma gukora nyine n'ubundi ariko nyuma mu intege zitangiye kuba keya marero nda intambara y'ubuka warwanye muri Kongo nizihe? ni nyinshi cyane n'imibare tubwire zimwe muri izo kibuka. izo nibuka ni nyinshi. uturere wagiye urwaniramo uturere twarwanye mbere twabanje kuba mbere muri 64 twagiye muri Murere tujya Inganje niyo Kabira muzehe yarari Desire Kabira tumusangayo hariyo n'abanyarwanda hariyo umukomanda yitwaga Mudandi Joseph katubiye mu Minembwe tubasanga Inganje tujya kuba bamurera ubwo twari mu cyama cyitwa MNC cyari cyama cya Lumumba none Lumumba amaze gupfa Lumumba amaze gupfa abakongomani barababaza kuko ari umuntu abakongomani bakunda Patrice Lumumba abakongomani baramukundaga cyane none hapfuye rero bavuga ko yapfuye ku kagambane ka Mobutu noneho bigumura ku butegetsi noneho Kabila n'aba kamarade n'abasinyaro bigumura ku butegetsi ibo baja mu ishyamba rero yari uyoboye ingabo yitwaga Bakabira barabasivile Kabila yari umukuru w'icyama umukuru wa parti noneho ariko wari umukuru w'ingabo yitwaga Pierre Murere Murere ni umuntu ntabwo ari izina ry'icyama n'umuntu witwa Pierre noneho rero amaze kwigumira ku butegetsi bari Murere batangira intambara Kikwiti muri province ya Bandundu muri sekitari ya Kikwiti noneho ibyo bitekerezo abakongomani byose barabyakira rero bigeze muri Sud Kivu uwitwa Marandura niwe wakiriye mbere icyo cyama n'ibyo bitekerezo nyine noneho asansibiriza abasore ariwe muzamwita ngo ba jeunesse n'abasore mwarizega uko muri urubyiruko bayobokaga iyo parti ya MNC ariko nyine baba bamurere yitwa Murere kubera umuyobozi wabo nuko bigeze gari muri Sud Kivu nyine Marandura bizanye ababaje kubyakira mbere abapfero nyuma babembe nyuma abanyamwenge twese tujya mu cyama noneho tuba bamurere twebwe tugenda Inganje twatubiye mu Minembwe ariko twagiye turi benshi tujya Inganje dusangayo Kabila muzehe dusangayo n'abanyarwanda bari bayobowe n'uwo mugabo w'umunyarwanda witwa Mudandi Joseph nuko turwanaga tukarwana Force Bendera twerekeza Kalemi ni muri Shaba twe twari hakuno y'umupaka muri region ya Kivu kuri zone y'Ifizi ariko tukarwana hakurya y'uruza hakurya Kimbi mbese muri province ya Katanga ariyo Shaba nuko turarwana iminsi myinshi nyuma rero muri 66
iza kugira imbaraga. Leta yagize imbaraga irarenga, twabyutse mu gitondo turangiza abasirikare barati ingabo za leta buzuye amarango yose haruguru yaho twari turi. Noneho ukomanda Mudandi aravuga ati dushingura imbunda duhunge tugenda, kuko niturwana na ziriya ngabo zingana kuriya turamarisha abaturage. Abasirikare bakera bakundaga abaturage, abubu banga abaturage, kandi yaje kurwana ajya mu baturage kugira ngo abaturage babe ingabo, kandi niba ntapfapfane n'abaturage. Iwe aravuga ati bariya abasirikare bangana kuriya dupimye kurwana turamarisha abaturage. Undi wari umwungije ngo Zakariya Mudayi atoye turwana, Mudandi ati ntupime, uramarisha abaturage kandi n'izi ngabo zacu dufite, kuko bari bafite umutima wo kuzojana gutera u Rwanda bagataha iwabo. Ati turamarisha abaturage kandi tumarishe n'ingabo, hanyuma tuba tukigiye mu Rwanda. Nuko dushingura imbunda turagendaga, dushitse mu Minembwe iwe barakomeza babasirikare b'Abanyarwanda bamurere b'Abanyarwanda bakomeza indondo yose, baza kumanuka kuri Gatobwe no kuri Kiriba, barafata hakurya Burundi, baragendaga baciye mu Kirundo baratera iwabo. Twe dusigaraga mu Minembwe tuguma gukorana na murere y'iwacu. Ubwo nyine muri uwo mwaka wa 1966 leta yagize imbaraga, yafashe Uvira, Baraka, Fizi, irazamukira renga iwacu. Maze kurenga iwacu mu Minembwe, twebwe tuya ababyeyi bacuga bariyunga muri leta, natwe tuzana nabo imbunda turazisiga twambara igisivili, twabasivili tuzana n'ababyeyi bacu. Nuko batumanuraga ibaraka. Icyo gihe Kabila mu musigaye, Kabila gatwaramusize we abo inganje ahereza nibwo agiye Hewabora. Hewabora ni mu Mibunda, ni muri Efore Equatoriale, ku ruhande rwo mu Mibunda, muri zone y'Umwenga. Nuko iwe gayamya cha epfo yamakomeza akomeza ishyamba. Twe turataha tuza gukorera iwacu, ariko nyuma leta yafashe twe tujyana ababyeyi bacu tuyunga muri leta. None nta munyamurenge n'umwe yigeze ajana na Kabila icyo yake. Kuko twese twamye tuzana nabo basirikare b'u Rwanda batashi iwabo, twebwe natwe dusigara iwacu. None ubwo muri 1966 nyine tuvuye inganje dusigara two mu Minembwe, nibwo leta abasirikare ba leta barenze mu Minembwe batumanura ibaraka. Turagenda tujyana ababyeyi tuje Baraka. Dushitse Baraka abantu batangira kwicwa na malaria. Abashefu n'abagabo bakora inama baravuga ati abantu barashize, tugende tugire leta iduhereze abasirikare tuzamuke nibura hano mu Yogobogo tube muri malaria abantu bari bashize. Noneho komanda wa Ruhariya Muzungu witwa Vameri w'Umubirigi aravuga ati abasirikare nimba bahereza mayika batera bazahunga, mureni itera bazahunga, nanone bamare kandi ari cyo twabakuriye iri ari cyo mwaje guhunga, none muzana abana banyu ari bumpeza imbunda. Ndabigisha ibyumweru 2 gusa, mbaheza imbunda basore bazamuke baje gukubita mayi mu Yogobogo, hanyuma ababyeyi bazobone kuza abantu bazobone kubasanga, ariko abasore bazajyane n'inka kugira ngo zobafashe mu buryo bwo kurya. Nuko turasuraga turagenda, hagiye n'abatarabaye bamurere, ariko cyane hagiye baye bamurere kuko n'ubundi nibo bari babizi. Kandi nyine twari dufite wa mutima w'ishyaka wo gutabara. Nuko turagendaga turiga ibyumweru 2, turazamuka mu Yogobogo dukubita amayi ngo tujyana n'inka abungeri icyo bantu nabo barazamuka turatuye mu Yogobogo. Nuvuga ngo iyo mayi yari murere, yari murere. Mayi ni ba murere, murere ni n'abantu bari abasirikare ba Pierre Murere. Ariko mayi bari aba bene wacu ibo baza bagenda
ijambo ry'amaya ryavuye bakazana imiti ibihubu bakavuta mu mazi bamara bakishahira amazi ngo niho amasaso atabica nuko ibyo byabayeho no kuva kera muri muri yego niyo mayi ni ubu abo twazaga tubabona babikora ariko twashika bagapfira gushira ariko bagaruka barya bakuru babo bakabahenda bakababwira ngo barya bapfuye nabisha amategeko y'umuti ariko bagarutse mwebwe bagarutse n'imwe mwakomeje amategeko ya ariko twebwe ntayo badushahiraga ariko barayishahiraga nanone burundu zongo bamayi naho ryavuye niyo miti bashyira mu mazi bakishahira niyo jambo mayi ryavuye kandi iyo bazine ngo umuntu iyo bamurashe ngo amasasu tamufata ngo niyo rumukubise ngo ruratibuka ababo bashira bata abakuru abayobozi bakababwira ngo bari yabishe amategeko agenga umuti bafashe noneho turazamuka mayi turayikubise mu yogogo abantu baraje turatuye nyuma muri 62 ico gese mu mwari mufite nk'ababayoboye ku rugamba nkuko kwa komanda mwari muyobowe nande umugabo yitwa Rabani Rupande Musinga ise wa Pastor Mutanga ndamuzi yego ni wari komanda noneho bukeye turi 67 bavuga kuko nanone abanyaminembwe ganibo bari benshi yo bakifuza gutaha iwabo nanone biba ngombwa ko tugenda gukubita aduyi mu minembwe turagenda nanone turamukubita aduyi yigira yaje Rurenge hariya mu minembwe amateko hasigara ubusa abaturage barazamuka turatura bukera abandi Rupande atekereza we ko agomba kuja gukorera iwabo mu biyogobogo ya munyabiyogobogo asigaga komanda Munyakazi Simoni abari usigara gayoboye abagiriye abasaza baza beta ngo nabagiriye Ruhuma yarazi Igifaransa ariko ntiyaciye mu ishuri isogokuru akavuga ngo abagiriye ariko bashaka kuvuga geriye abarwanyi ni Igifaransa abagiriye ariko bakamu nabagiriye akabimenya kandi ntiyize ariko kabimenya Igifaransa kakivuga bakavuga ngo nabagiriye ariko ubwo bagiye kuvuga abagiriye abarwanyi nukoga Munyakazi basubiye komanda wabagiriye tuguma kurwana izo ntambara kugeza no muri 68 nono burya tugeze mu minembwe dukomeza kurwana n'amayi kazitera cyangwa twe tukayitera kugeza ubwo tugiye noneho mu cyicaro gikuru kwa Kabira Hewabora kubatera tugenda turahasenya ese ico gihe muze mwara abasirikare mwara abaturage mwara abagiriye nyine abagiriye no kwa ntimwafatwa mu bwoko bw'abasirikare imbunda zari za leta mbora Paul twayitanga kuri leta n'amasaso ariko ntiduhemba amafaranga ariko ikaduha ibikoresho noneho turagendaga dusenya Hewabora ico gihe mwebwe mwarwanira iki rero ico gihe mwebwe mwarwanira giki twebwe twari muri leta twara abageriye ariko ndiko ngo leta twe dukorana na leta ni kubera iki leta yari yarabagiriye icyizere kugira ngo ari mwebwe mubasha kuja kurasa nakubwiye byaturutse malaria yatangiye kwica abantu baraka n'abari buvira muri plane abagabo baza gusaba imbunda muri leta gusaba abasirikare leta iravuga ngo ya nimuzana abana banyu nibo ibo ntibazahunga kuko ntibazohungira ababyeyi babo n'abasoda bandi b'ileta mayi nirasa bazahunga wenda nibahunga mayi mare abantu ariko abana banyu ntibazahungirira ababyeyi nabo byaturutse rero noneho leta iduha imbunda tukagenda tukarwanya na mayi irwanyaga na leta twe turi mu ruhande rwa leta noneho akaba tujyana ingabo za leta akaba tugenda twenyine twarakoranaga noneho nyuma rero muri 70 dusenyaga Hewabora nibwo Kabira ahise ajya Tanzania hunze twakoranye nawe muri Murere nyuma twe tugiye muri leta turamurwanya byari byahindutse leta yamaze gufata aho twari dutuye noneho
twebwe mwiyunga kuri leta twiyunga kuri leta noneho nibwo kabiri ahunze akaba hewa bora ni mu mibunda hariya muri forêt équatoriale niho hewa bora niho bayiseko hewa bora ni Giswahili akayaga keza nuko noneho muri 68 leta sasa iravuga ngo aba bantu bakoze ibikorwa bingana gutya n'abasirikare tutokwitesha kubera gutwari bwacu baravuga ngo twafashe ibibogobogo abacu bazamutse Buvira muri kiriya kibuvira bayobowe na Gakingiye Norbert nabo barakubitana noneho leta yavuze abantu bafite utwari mu mwana gutya sinabareka niko kuduhamagaza turagenda tujya mu gisirikare cya leta byaturutse naho mwari mubajije twabanje kuba bamurere turwanira igihugu nyuma nanone leta igize imbaraga kuko gatwari muri leta ya Murere itsinzwe nano twiyunga muri leta ya Mubuto noneho tugomba gukora turi abagiriye nyuma rero kubera ubutwari bwacu leta idushyira mu gisirikare cya Kongo. Icyo gihe mwarwanaga muri nk'abantu bangana iki? Sinamenye umubare ariko twari bake nko mu Minembwe tuvuge wenda twari nk'abantu 200 kumbe noneho hari benshi none nabo bari bageze nka 300 ariko